mwiriwe neza bisengereza mwese ndabatahije ndabasuhuje abashimiye ko mwaje kuri page ya Masenganyes nkuko nabibamenyesheje ndimo gukorera kuri page ya Masenganyes kuko niho ushobora kwakira abisengereza mwese kandi muri benshi. Inkazi wacu ziratashye abiriwiyo bari nyakura abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize. Kugira ngo mukore partage mwe mukora partage ahantu hatandukanye mushyire no kuri page ya Masenge mugire ahantu hose. Inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu. Mwakoze mwese kuza muze kwa Masenganyes aho sejya mpuzu dore imbeho ni yose indufata agapira ukinde mu gatuza. Mwe mukora partage ubwira bisengeneza bose baze ibitotsi ni byinshi urugendo narwo ni rwose uyu munsi sinkikubonye fata iyo nzira imwe yo mu nzozi tuhurire iyo mu mpinga y'imisozi iwabo wabatashye mukore partage impeta y'umubano mw'ibanga rya gihanga. Mukore partage ahantu hatandukanye. Rangukunde nzabone icyo nkubwira kizagukura amahwa mu nda ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka uze nkuganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabashize agahinda. Ego nimukore partage ahantu hatandukanye bisengeneza nibuje ntumbone umbabarire mugenzi ntabwo bizaba ari ukukwanga nawe urirebera isi iravuna tuyirukankamo dushaka kuba mwese mwakoze kuza wowe aho uri hose rwose nanjye nari mbakumbuye untambira ubishaka nanjye nigiye gutamba rwose tumenyere iyi page kugira ngo dushobore kwakira n'abandi bisengeneza. Ndabashimiye mwese muje muhansanze ndabashimiye cyane ndaje mbasomere kino gitabo ndamiyaho cyane ndagukeneye kugira ngo hagire ibyo twigisha abana hano. Abiriwiyo bari nyakura abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga dore umunsi urashize. Murakoze rwose muze tubane muri gahunda yacu yo gusoma ibitabo guca imigani kandi ndabashimiye rwose ko muje. indirimbo ndayibatuye nzi ko mwari muyikumbuye
rwose iyi paje tuyihe umugisha kugira ngo n'abandi bisengeniza bakomeze kuza ari benshi. Mu kirere cy'iwacu niko kabyino, aho se jya mu nzu ndura imbeho ni yose, genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Bashimiye rwose ko muje. Ngiye gukomeza kubasomera iki gitabo cyanyu kiryoshye cyane cyane, ariko n'urugendo narwo bifashe. Ngo Jean de Dieu ntarindwayo, turishimye kongera kukubona. Turasuhuza mwe mwese muri imihanda itandukanye, abantu bari hano mu Rwanda. Turashimira mwe mwese muhagarariwe na Nkaka muri Canada. Turabashimiye ko mwaje kubana natwe. Abantu bari Kacyiru, abantu bari Rusizi, abantu bari Nyamata, abantu bari mu Faransa, abantu bari mu Bubiligi, abantu bari muri Amerika. Mwe mwese turi kumwe turabashimiye. Yakomeza kubasomera iki gitabo kiryoshye cyane, ariko reka mbe mpagaritse akanya gato, hanyuma nze mbabwire aho byari bigeze by'iki gitabo, aho byari bigeze. Iki gitabo tumaze iminsi dusoma cyitwa Amaherezo Nzaza. Kakasi ziriya mwaragikurikiye, n'abandi muje, n'abandi bari mu ariko ndiza ko hano kuri page baza nta madirishya abaho ariko harabaza bakareba, ariko tuba tubibonera ahangaha. Aho muri mukobwa Nyirabagabe, uriya mudamu ko yarashingiwe, kinge n'uriya mugabo we Rwamanyumba. Hanyuma ubushize twahirwaga nyine umwami yaje kumushaka kugira ngo agende ajye ku rugamba, akajya agenda asaba impushya bigeze aho ngaho umwami aramwemerera, aragenda ajya ku rugamba. Agezeyo ariko yari yamuhaye ibimenyetso ati nubona uteretse mbese intebe yanjye isadutse, nubona inkingi zinyeganyize, nubona uteretse amata amata ntabwo ameneka, kubogora arabogora amata, ariko hano mu gitabo yaranditse wakameneka. Ngo ibyo uzamenye ko mbese ko ari mu kaga, azamenye ko umwanzi yamurashe, azamenye ko umwanzi amukikije, kuko yari ari ku rugamba hariya mu Gisaka, aho yari yaragiye ku rugamba. Uyu munsi rero uko nababwiye ntabwo byoroshye, uyu munsi ntabwo byoroshye. Hari wa murumuna wa Rwamanyumba ari uri ahantu, hanyuma Rwamanyumba niwe yatumaga kugira ngo ajye kureba ashakishe uriya mukobwa nyine Nyirabagabe. Ese ntabwo si wabonye iwabo, ese ntabwo wahamenye, ese undi muntu ati ntabwo mpazi. Ati Rwamanyumba akarakara, bigeze aho ngaho nyine baza agira amahirwe akoze ubukwe, ariko yabukoze asa nk'uwikiza iwabo kugira ngo bigaragare ko ashatse. Agize amahirwe asanga uwo bamushakiye ari we wa wundi yari yakunze. Ndabashimiye rero mwese ko mwaje. Ubwo naho ngo byari bigeze aho Rwamanyumba nyine yari agiye murabizi ukuntu bamanutse mu mpinga z'umusozi, akamubwira ati nzagaruka, kandi nubona binagarutse nyine amuha ibimenyetso ati nubona bandashe inkingi zinyeganyiza uzamenye ko nugarijwe. Bya bindi byose kugira aho amubwiye ati uzabona ko mbese hazaba hari ibibazo, amuha ibimenyetso. Rero ubwo amaze kugenda, kandi twageze aho tuvuga ngo Rwamanyumba aratabara, Nyirabagabe arataha. Niho twari tugeze. Bashimira cyane ko mwaje ko mwasanze rwose kuri iyi page. Bigaragara ko muri abantu b'inkoramutima, muri abisengeneza b'inkoramutima, muri abisengeneza rwose bazima, kandi Imana ibahera umugisha. Rero nkomeze mbasomere hano iki gitabo Amaherezo Nzaza. Twese aho bavuga ngo Nyirabagabe mu nyumba itagira Rwamanyumba, ariko abantu babanditse nabo bazi kwandika ngo Nyirabagabe mu nyumba itagira Rwamanyumba, ko Rwamanyumba nyine yari yaratabaye. Ngo nuko bireshya n'inkindi murumuna wa Rwamanyumba wahoraga yitegereza ikimero cya Nyirabagabe, umugore wa mukuru we,
yasamiye hejuru inkuru y'uko Rwamanyumba yatabaye ngo yabimenye, asamira hejuru inkuru y'uko mukuru we yatabaye. Ngo niko gutangira kwiyegereza Nyirabagabe amufasha imirimo yose atabashaga kwikorera. Birumvikana nyine nk'umugore usigaye wenyine mu rugo. Ngo yajyaga guhinga akamuzanira inyama. Nuko ubwo nyine baga undi yagiye muri muri akajya kumushakira inyama. Ngo akahura inka, agakora imirimo yose, ngo yataha agakama n'inka. Ngo amata agahora ku ruhimbi. Ngo yemwe n'imirimo Nyirabagabe yagakoze ubwe. Yinyabyaga hirya yagaruka agasanga bireshya n'inkindi arayirangije. Umunsi umwe bakitse imirimo, Nyirabagabe asuka inzoga aha bireshya n'inkindi. Ngo nuko yururutsa umwana yari ahetse, afata agatebe nawe aricara. Ngo atangira gusimbagiza umwana anamuririmbira ibihozo agira ati: kurugejuru kibondo, kurugejuru mfura yacu, ungana na Rwamanyumba nzaguha amata y'inka za so. So watabaye mu Gisaka, Igisaka cy'abazirankende, natabaruka muziranenge, tuzataguza tumusage, tumushagare tumushime, tumuhe impundu n'amashyi menshi. Nguko uko Nyirabagabe yabyiniraga umwana. Ngo bireshya n'inkindi abyuririraho. Murumva ayo magambo yarakomeye nyine Nyirabagabe yavugaga. Ngo nuko bireshya n'inkindi abyuririraho abwira Nyirabagabe ati: ndumva ukumbuye mwene mama Rwamanyumba, ngo kandi burya twembi turi bene mugabo umwe. Ngo humura aho atari nahamubera. Nyirabagabe abifata nk'amashyengo, nuko arisekera. Bireshya n'inkindi abibonye atyo arongera aritoratoza, areba hirya areba hino, maze ararikocora aravuga ati: erega burya kuvuga ni ugutaruka. Uri umugore mwiza ku buryo nta mugabo utakwifuza. Njye nkikubona nahise ngukunda, nuko nanze kukurwanira na mukuru wanjye. Ngo ariko unyemereye nakubera aho atari, nkagukundwakaza mu buryo utigeze ubona. Urabona kuva yagenda imirimo yose turayifatanya, ntabwo bikwiye ko twirirwana ngo nimugoroba ngusiye muri iki kizu wenyine. Nyirabagabe ati: ariko bireshya n'inkindi nawe amashyengo yawe ntajya ashira. Bireshya n'inkindi yumvise ubwitonze Nyirabagabe amusubizanyije arashyokerwa. Acuma agatebe yari yicayeho aramwegera aramubwira ati: ndavuga ukuri sinkubeshya, kandi ayo mvuga sayinzoga. Sayinzoga si amagambo nyine y'inzoga. Ayo mvuga sayinzoga. Nagukunze mbere ya mukuru wanjye, nuko amahirwe atansekeye. Nyirabagabe aramubwira ati: icyo ushaka nacyumvise, n'icyo ugamije nakibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo uwankoye ndamuzi, kandi sinteze gutatira igihango nagiranye n'umugabo wanjye Rwamanyumba. Bireshya n'inkindi ati: inkwano zo ni iz'umuryango yewe. Nyirabagabe amubera ibamba. Bireshya n'inkindi ataha yibaza icyo yazahonga Nyirabagabe kugira ngo ave ku izima. Mu minsi yakurikiyeho Bireshya n'inkindi yakomeje kujya ashotora Nyirabagabe, ariko undi aramushwishuriza.
Bireshya n'inkindi acika intege, atangira kujya afasha Nyirabagabe atabishaka, rimwe na rimwe bukira atanahageze. Umunsi umwe Nyirabagabe yarazindutse akubura imbuga yose, akomeza no ku muharuro, asohora ibyansi arabyoza, arangije abura uko akukira inka kuko Bireshya n'inkindi yari yatinze kuza ngo azahure. Ukukira inka niba mwicaranye n'abana mubabwire icyo bivuga. Nuko Nyirabagabe akomeza gutegereza, abonye bukeye aheka umwana, afata umuhoro ajya kwahirira inyana. Yavuyeyo Bireshya n'inkindi ataraza, nuko biramuyobera. Arekura inka zijya ku mbuga, aba azikukira. Inka zari zabuze gikama, zirabira bishyira kera. Nyirabagabe ajya kwa sebukwe kureba impamvu Bireshya n'inkindi ataje kumufasha imirimo nk'uko bisanzwe. Agezeyo asanga Bireshya n'inkindi adahari, bamutiza umushumba ngo amufashe. Bageze imuhira basanga inka zamennye kubera inzara, hasigara izikamwa zari zarembejwe no kubura uzikama. Nyirabagabe nawe ajya mu kabande yahira ubwatsi ngo azanire inka zasigaye mu rugo, arebe ko zareka gukomeza kwabira. Bireshya n'inkindi, ntabwo ari Bireshya n'inkindi. Nuko ngo nyine ngo Nyirabagabe nawe ajya mu kabande yahira ubwatsi ngo azanire inka zasigaye mu rugo, arebe ko zareka gukomeza kwabira. Azana umuba w'ubwatsi araziha, ategereza ko umushumba agaruka. Bigera mu mashoka y'inka, bigera mu mashoka umushumba ataragaruka. Inka zasigaye mu rugo zikomeza kwabira, zishaka amazi. Nyirabagabe aheka umwana arazishorera, azijyana ku ibuga. Mu nzira bagera ku murima w'ibijumba, nuko inka zirawahuka zirawona. Nyirabagabe agerageza kuzikumira, biramunanira. Zirawona zirawuyogoza. Zihaze zishoka ibuga. Inka za Nyirabagabe zasanze hari abashumba bamaze kudahira, ariko inka zabo zitarahagera. Nuko zahuka amazi zirayanywa, zirayakonoza. Abadahiye bazanye inka zabo basanga ikibumbiro kirera. Nyirabagabe wari aho ameze nk'uwataye umutwe, abasaba imbabazi. Nuko abasabye imbabazi, abashumba bamubera imfura baramureka. Nuko bakumira inka zabo, bazigiza hirya, maze barongera barazidahira. Nyirabagabe yashoreye inka ngo azicyure, zigeze ahitaruye zirabyagira, zanga kugenda. Ubwo muramu we yanze kuza kumufasha, ngo kubera ko nyine mwabyumvise ibyo yanze nyine amagambo yamubwiraga. Nuko inka zanga kugenda, abura uko agira, agumana nazo aho ngaho. Bugorobye inka zirisha amahindura zitaha. Nyirabagabe arazishorera, azigejeje imuhira asanga wa mushumba ataraza. Afata ikibindi ajya ku iriba, avoma amazi, arataha, arateka. Bigeze mu kabwibwi, wa mushumba wagiye kugarura inka zamennye abaraje, ariko azigarura haburamo imfizi
Rutanga. Haburagamo imfizi yitwa Rutanga, yari yazimiye. Kandi iyo mfizi yitwa Rutanga yari imfizi y'umugabo we Rwamanyumba yakundaga cyane. Nuko haburamo imfizi Rutanga yari yazimiye. Abibwiye Nyirabagabe ahagarika umutima ati, ibi ni ibiki koko Mana y'u Rwanda? Imfizi ya Rwamanyumba umugabo wanjye irabuze, ntabwo naryama idahari, ngiye kuyishaka. Umushumba aramubuza ati, ihangane uryame, mu gitondo ndazindukana na Bireshya n'inkindi tujye kuyishaka. Nuko umushumba arakama maze asezera Nyirabagabe aragenda. Nyirabagabe ahishije yicara ku musambi mu kirambi agaburira umwana, maze agwa agacuho asinzirira aho ngaho. Mu ijoro Nyirabagabe yumva impundu ziravuga. Arasohoka asanganirwa Rwamanyumba utabarutse ashagawe n'ingabo nyinshi. Nyirabagabe yiruka asanganira umugabo we. Agiye kumugeraho Rwamanyumba aramuhunga. Nyirabagabe akomeza gutera intambwe amwegera, amugezeho aramuhobera amugwa mu nda. Mu gihe amukandakanda mu mugongo yumva akoze ahantu hatose harikanga. Arebye mu kiganza cye asanga ni amaraso masa. Atayiwe, Nyirabagabe ashidukira hejuru asakuza, asanga yarotaga. Agira ubwoba, abira ibyuya, abura amahwemo, arahindukira yumva umutwe uraremereye, ijosi ryakebanye, ingingo zose zavunaguritse. Abona umwana we yicaye ku ruhande ahondobera kubera inzara. Aramuterura ajya ku ruhimbi, afata inkongoro amuhereza amata. Reka tube dufashe agapoze gato, iyi nkuru irakomeye, ndaje mbabwire icyakurikiyeho. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Kamashyiremo akarimbo, nabonye mwaragakunze ubushize. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Tutanganye wenda tuzabonana. Mwe mwohereza imitima, ariko mwe mwohereza imitima, mwe mwohereza mwe mukora commentaire, mwe mukora comments, mwe mukora commentaire. Kandi iyo ndirimbo kazanyishaki. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda. Oya ntabwo ari iyo. Sayo umunega sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye. Gutana abantu batanganye uko aragiye ku rugamba. Cy'umubabaro umenera ibanga, ukiyambaza abatakumva, ukavugana n'ikirere. Sigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Ndi batarize ababuze abakunzi by'amanzaganya azashira bakabona, sizera ko bazongera bakabonana. Tuzanganye wenda tuzabonana. Sigare amahoro uwo dutanye, kandi batanye batangana.
murakoze cyane ku mitima murimo kunyoherereza, murakoze cyane ku bikumwe. Iyi gahunda yacu yitwa muze dusome igitabo, muze duca imigani tugasoma ibitabo, dusigare amahoro, tutanganye wenda tuzabona. Nanjye nitwa Masenge Agnes, ubusanzwe ni Mukazibera Maria Agnes. Ndashimira abisengereza mwese mukomeza kuza muri gahunda yo tugataramana, tugasoma ibitabo, tukagira ibisakuzo. Abafite ibisakuzo namwe muze kubizana. Nashyizeho hano kuri iyi page kugira ngo nakire benshi. Uriya mudamu yanze gutatira igihango, nibyo. Usigara amahoro uwo dutanye, tutanganira tuzabonana. Usigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Usigara amahoro uwo dutanye. Yego rwose urayikunda pe. Shibye nta shiti ko wankundaga, naribazaga nkababara. Usigara amahoro uwo dutanye, tutanganye wenda tuzabonana. Usigara amahoro uwo batanganye wenda bazabonana. Kandi nkomeze mbabwire inkuru uko bimeze, aho bikomereza, uko bikomeza, uko bigenda. Twari tugeze nyine aho Nyirabagabo akangutse ngo afata inkongoro aho umwana amata. Yari arimo kurota, arota umugabo we yaje amahageze, ariko asanze yarotaga nyine. Nuko Nyirabagabo akingura urugi asanga bwakeye. Numva ko yari ari mu nzozi. Asanga bwakeye, bwari bwakeye kare. Ubwo hari ku zuba ry'agasusuruko. Atungurwa no kubona amarembo yuguruye, bireshya n'inkindi aba arasuhuje. Wa muramu we nyine washakaga yuko ngo babe inshuti kubera ko mukuru we ngo yagiye ku rugamba, ngo kandi umugore n'umuryango, urumva nyine byamubwiraga. Bireshya n'inkindi barasuhuje. Nyirabagabo arikiriza. Bireshya n'inkindi aramubwira ati, Rutanga yazimiye burundu. Rutanga ni ya nka nyine y'umugabo we Rwamanyumba. Ati Rutanga yazimiye burundu. Kuva mu rukerera kugeza n'ubu twashakiye ahantu hose ariko twahebye. Nyirabagabo yumvise iyo nkuru mbi, kuko bari bagiye nyine kuyishaka, gushaka iyo nka. Ati yumvise none iyo nkuru mbi, yumva ijuru rimuguyeho. Reba umugabo yagiye ku rugamba, araje asanze inka yarabuze. Ngo yumva ijuru rimuguyeho, afatwa n'isereri aricara yubika umutwe. Bireshya n'inkindi aramwegera aramuhumuriza, aramubwira ati ihangane mugore mwiza, wenda Rutanga iraza kuboneka. Nyirabagabo ntiyamusubiza, ahubwo yitangira itama. Arebye hirya mu kiraro abona kirarangaye, nta nka n'imwe irimo. Arabaduka afata ingobyi aheka umwana, maze abwira Bireshya n'inkindi ati aho bigeze ngiye kubaza muzi icyo bivuga mu Kinyarwanda. Aba ari kumwe n'abana mubabwire, kuko yabonaga byari bikabije byarimo kumubaho. Inka, ibintu byose, muramu we yanze kumufasha, akazi kose aravuga ati ndabona byanze, ubu noneho ngiye kubaza mu Kinyarwanda bivuga iki? Kandi munyandikira aho ngaho mumbwira bisengereza nimba ko muzi Kinyarwanda. Aramubwira ngo ntabwo, mbese yabonaga y'umurenzi, aravuga ati shwi, ntabwo bikomeye, ati ntabwo byumvikana, ati noneho birandenze, ati noneho ngiye kubaza. Munyandikire tunga Rwogera, mwese ba Damiyani na ba Ntarindwa na ba Kreo, mwese mumbwire kubaza mu Kinyarwanda bivuga iki? Nyirabagabo aravuga ati aho bigeze ngiye kubaza. Iyi nyatsi si gusa, yabonaga ari ibintu bidasanzwe.
atinyatse isi gusa. Ati nanone inka zongeye zamennye. Nuko Bireshya n'inkindi aramwegera aramubwira ati Nyirabaga, tuza, inyana ziragiranwa n'iz'iwacu. Ziragiranwa n'iz'iwacu aho bikorwa hirya hariya mu mucyamo. Inka nkuru nazo abashumba bacu bazahuranye n'izindi. Nyirabagabe ariruhutsa. Bireshya n'inkindi ati nyamara iyo uza kuba wanyemereye ngasigara. ariko uyu Bireshya n'inkindi mana yanjye, yego urakoze cyane Cleophas nibyo. No, aramubwira ngo nyamara rumva unyamara ngo Bireshya n'inkindi aramubwira unyamara iyo uza kuba waranyemereye ngasigara ku rugo uko bikwiye, nyumvira nukuri mbega umuhungu, ego mbega umusore. Iyo uza kuba wanyemereye ngo ngasigara ku rugo uko bikwiye, ngo ubu ntubuhangayitse utya. Ngo ariko humura, ndasubira gushaka Rutanga kandi iraboneka. Nyirabagabe ajya mu kiraro gukukira inka. Bireshya n'inkindi nawe ajya gucyura inyana. Ndi hafi gusoza igice cy'uyu munsi. Ego di nibyo rwose ndabona mubizi, ndabona mubizi Ikinyarwanda, ndabona Ikinyarwanda rwose abisengeneza meze gutya. Nibyo kubaza kuko Rwogera bivuze kubaza ngo nukubaza abakuru, kuraguza umuco nyarwanda. Damien ati kubaza no gutera inzuzi no kujya mu bapfumu. Nibyo kujya kubaza, kujya abantu babwira abana, tutababwira ngo bajye kubikora ariko kubasobanurira. Ngo byari umuco ukomeye rero, byapfiriye aho byajemo abatekamutwe. Yavuze ko agiye kuraguza. Nibyo rwose ndabona ntabisengereza Ikinyarwanda. Dukomereza tubungabunga Ikinyarwanda cyacu n'indangagaciro zose zirimo. Kubera mwebwe haba hari icyizere ko amagambo yacu y'Ikinyarwanda cyacu kigomba kubungabungwa. Reka nkomeze rero ngo ubwo nyine umwe yagiye gukora aka kazi, undi ngo Bireshya n'inkindi nawe ngo ajya gucyura inyana. Ngo Bireshya n'inkindi agarutse asanga Nyirabagabe ahishije. Baricara bararya. Bamaze gufungura Bireshya n'inkindi arataha. Hashize umwanya Nyirabagabe yumva imirindi ya Rutanga ni ya nka nyine ya Rwamanyumba. Ngo hashize umwanya Nyirabagabe yumva imirindi ya Rutanga yinjira yivuga kuri ayo manywa y'amahangabagabo. Ngo Nyirabagabe asohoka yiruka, ayibonye ariruhutsa. Ahwi imfizi Rutanga iratahutse. Nuko ayinjiza mu kiraro. Ako kanya haza inkubi y'umuyaga wa serwakira iherekejwe n'umushyitsi. Data we, Nyirabagabe we byamagambo Rwamanyumba yari yaramubwiye. Ako kanya haza inkubi y'umuyaga wa serwakira iherekejwe n'umushyitsi. Nyirabagabe yirukira mu nzu ahunga. Ahageze abona inkingi zitaye intagara. Umutana w'imyambi uragwa. Igicuma gihubuka ku kagege gicika ijosi. Ya data we, ayo ni amagambo umugabo we Rwamanyumba yaramubwiye ati nubona igikuba mbese igikuba gicitse aho ngaho ukabona intebe nicaraga yisadutse, bya yindi natangiye mbabwira. Reka twumve we data we. Umutana w'imyambi uragwa, igicuma gihubuka ku kagege gicika ijosi, n'intebe ya Rwamanyumba irahenuka iriyasa. Nyirabagabe abibonye ibikoba biramukuba. Uvuga ngo nko mu nda nyine yumva nyine amara data we. Nyirabagabe abibonye ibikuba birakuka. Aterura umwana asohoka atarwiyambitse. Ageze hanze akubitana na Bireshya n'inkindi aca ibiti n'amabuye. Aramubwira ati mbese wamenye ko Rwamanyumba yapfuye?
mbega inkuru. Bakubitana na Bireshya n'Inkera aramubwira ati mbese wamenye ko Rwamanyumba yapfuye? Abo bajyanye bose batikiriye ku rugamba, nta n'uwo kubara inkuru wasigaye. Bireshya n'Inkindi yungamo ati gusa ntugire impungenge, nzamubera aho atari. Nubwo agiye yari mukuru wanjye, inka ntizizabura ubwatsi mpari, ibitoki ntibizabura ubyenga mpari. Ntuhagarike umutima mugore mwiza. Nyirabagabe ntiyita ku byo Bireshya n'Inkindi amubwiye, ahubwo aheka umwana, afata inkoni ye, afata n'uruhago ashyiramo impamba, nuko agenda arorongotana agiye gushaka aho umugabo we yaguye ngo amwihambire. Bireshya n'Inkindi abonye Nyirabagabe agiye aramukurikira, agenda amwinginga ati garuka mugore mwiza, ntugashavure, nzakubakira inyumba. Nyirabagabe amwima amatwi. Bireshya n'Inkindi akomeza kumuhendahenda. Bigeze aho Nyirabagabe arahindukira aramubwira ati iyo nyumba itarimo Rwamanyumba iragapfa itabaye inyumba. Bireshya n'Inkindi akomeza kugenda amwinginga, umugore aramunanira. Bireshya n'Inkindi ageze aho araheba, aramureka aragenda. Aramureka aragenda. Reka tube turekeye aho ngaho uyu munsi. Murabona iki gitabo cyacu, ubutaha naho kuwa kane nzabasomera, ubwo zaba ari igice ngira ngo wenda kibanzirize cya nyuma, ubwo nzabasomera ibyakurikiyeho. Bisoje iyo Nyirabagabe uko babivuga hano arorongotanye agiye gushaka umurambo w'umugabo we kugira ngo amwishyingurire. Ese koko nibyo umugabo yarapfuye? Ese koko nibyo ibyo Bireshya n'Inkindi yabwiye Nyirabagabe nibyo ko umugabo yaguye ku rugamba? Ese mwebwe murabibona mute? Tuzabireba ubutaha, ariko ngibyo by'iyi nkuru kubatabo tutatangiranye nyine bitangiye gutyo. Ubutaha kuwa kane tuzareba iby'iyi nkuru tuyisoze, ngira ngo hasigaye nk'ingingo nk'ebyiri, nk'iminsi nk'ibiri kugira ngo dushobore kuba twabisoza, ariko kuwa kane tuzareba uko bimeze. Usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana. Ntabwo mbizi, sinzi uko bishoje, sinzi uko bimeze, ariko ubwo tuzareba iby'iyi nkuru uko bimeze. Ese aho si imitwe y'uriya murumuna we urimo akavuga ati mukuru wanjye yagiye ku rugamba, reka nsigarane muramu wanjye, cyane cyane ko nawe yamukundaga. Reka bashyiremo aka karirimbo, ariko mukore komante. Ndashimira mwese mwagiye ibyo mwandika. Aravuga ati rwose inkuru ibabaje, ni ubudahemuka. Avuga Damiya turakoze shangazi, nuko birangira ngo amanywa y'abahanga abagabo bivuze iki Damiyani nkaka? Damiya bakubajije amanywa y'abahanga abagabo bivuga iki? Umugabo yarapfuye disi, umugabo ntawamenye, sinzi niba apfuye cyangwa se ari iby'uriya mwe murabibona abisengereza. Murumva ko umugabo yarapfuye cyangwa se n'uriya muhungu ushaka kugira ngo atware umugore wa mukuru we yitwaje ko ngo yagiye ku rugamba. Bashyiremo aka karirimbo, hanyuma rero mumbwira namwe, mumbwire uko mubyumva, ese iriya myitwarire y'uriya muhungu mwe murabona ko ari ibyo? Ntabwo ari byo, birababaje. Uwo dutanye
tutanganye wenda tuzabonana. Mwe n'amasenjanyesi Rwogera turagushimiye cyane ko waje, turabona uzi rwose uri umutaramyi uzi gutarama rwose, ufite umubabaro ukabura no umenera ibanga bibaho. Umugabo yarapfuye n'ibyo kuko yabonye ikimenyetso gikomeye. Simbihamye tuzareba kuwa kane. Tutanganye wenda tuzabonana. Twizeye ko mwakoze partage. Ngiyi inkuru ko ishoje uyu mugoroba. Bashimiye ko mwese mwaje kuri page ya Masenjanyesi. Dukora partage kuri hariya kuri profile. Mwabibonye yuko abisengeneza baje. Merci beaucoup chérie Coco. Bravo pour la promotion culturelle du Rwanda et d'Afrique. Merci. Ah oui, c'est un devoir. Merci d'être là aussi. Ukarimbura agashaka karefa. Nyandikira nimero kuri inbox ndakoherereza. Indirimbo ni nziza cyane. Iyo wibaza uko ibintu bimeze. Kakubabaze songera tubonane. Tutanganye wenda tuzabonana. Nanjye indirimbo ndayikunda. Abantu batanganye usigare amahoro uwo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Bari igihe umuntu agira ibibazo uzamuza ko nzaguhoza nkakwikura shaka kukubona nkakwikura shaka kukubona. Umva amagambo akomeye aka amagambo abajene urubyiruko abisenyera za magambo murayumva. Nkakwikura shaka kukubona. Amagambo kandi mujya muyatakaza. Kwikura umuntu ushaka mbese no kugenda udashaka kwagenda. Sigara amahoro ko dutanye tutanganye wenda. Shibyo nta shiti ko wankundaga naribazaga nabura icyo mvuga nkababara. Usigara amahoro dutanye tutanganye wenda tuzabana. Ahubwo utarama ryari mpa gahunda murakoze cyane. Mwakoze ndakunda ayikohereza indirimbo. Nuko wava unyibagirwa se ntibimbeho umusine ejo hazaza. Usigara amahoro uwo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Usigara amahoro abo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Hari amagambo akomeye umuririmbyi avuga. Bari igihe cy'umubabaro ukabura n'uwo umenera ibanga. Ibi nibyo byabaye kuri akamagarikiye gatoya. Burya habaye ibihe by'umubabaro ukiyambaza n'abatakumva. Ugasigara uvugana n'ikirere. Ibi nibyo byabaye kuri Nyirabagabe. Umugabo we yaragiye ku rugamba. Uyu muramu we nyine yashya nyine akaza kumureshya. Hanyuma rero aza kumureshya nyine muramu wa kanga yakwanga. Ibirane ku byamugendekeye ari gukama inka, ari gukubura, ari guteka imirimo yose yo mu rugo. Kandi uriya muramu we mbireshya n'inkindi yanze kuza gukomeza kumufasha. Wari igihe arababara cyane. Wari igihe ugira ibihe by'umubabaro ukabura n'uwo umenera ibanga. Kuko bireshya n'inkindi ni nkaho yavuga ati njye nta nshingano mfite yo kujya gufasha muramu wanjye. Kandi wumve mukuru we yari yagiye ku rugamba.
hanyuma rero aramutererana nyine. Niho aya magambo hano niho ankora ku mutima cyane. Ati hari igihe mu buzima ubabara ukabura n'uwo umenera ibanga. Twese mu buzima bitubaho, abo bitari byabaho hashimye Imana, ariko twe nko mu myaka yacu biba byarakubayeho ukababara, ukibaza ibikubayeho, ukabura n'uwo umenera ibanga, ukabana nabyo ukababara. Imana yonyine gusa akaba ariyo itabara ikakuvana muri icyo kintu cy'igihirahiro, muri icyo gihe cyo kubabara, wabuze abantu, wabuze abavandimwe, wabuze inshuti, wabuze ababyeyi. Hari igihe cy'imibabaro ukabura n'uwo umenera ibanga. Ya mudamu mugabo yari yagiye, muramuha agashaka kugira ngo amukoreshe ibyamfura mbi, ahemukire umugabo we, ariko umugore aranga, aguma ku isezerano n'umugabo we, yanga kumuhemukira. Uriya muhungu aramuta, byamufashaga mu rugo, akajya agenda ibintu byose ari n'inka ziratana ziragenda n'imirimo n'ibikino. Ntawe umunsi umwe aza kuryama, nta nubwo yanaryamye, yaraye yicaye aho ngaho gusa n'umwana, byose biramurenga. Ngo mu buzima hari igihe ugira igihe cy'umubabaro ukabura n'uwo umenera ibanga. Ariko burya ni byiza kugira nk'umuntu w'inshuti, umuntu w'inkoramutima, ushobora kuba wagenda ukabwira ikikubabaje. Niki inshuti ziberaho, uri inshuti iberaho no gutega amatwi, ku buryo mu bihe bikomeye ushobora kuba wagenda ukayibwira ikikubabaje. Ntubyihererane wenyine, ukagira uwo muganira, ukagira abo niba gutega amatwi gusa, wenda akanagukomeza. Kandi burya icyo wenda nasaba isenge neza, umuntu azageza gusanga ababaye, ikintu cya mbere jya umutega amatwi, nurangiza umukomeze kandi umuhe icyizere cy'ejo hazaza. Ntukamuca intege, ujye umugira inama kwitwara neza, ariko wabanje kumutega amatwi. Buriya hari igihe bamwe umuntu agira ikibazo, abantu bagatangira bakamucira imanza, ibi n'ibi, ariko kubanza gutega amatwi umuntu, kubera ko nawe byakubaho. Abantu ntibakihenure, ibibazo biba ku bandi, niba bitari byakugeraho nawe byakubaho, ariko ntabwo ari byo abantu baba bifuza. Ariko biba byiza iyo uherekeje mugenzi wawe. Usigara amahoro uwo dutanganye wenda tuzabonana. Kashyira aka karimbo mwumva amagambo arimo, ni amagambo akomeye. Ndashimira mwe mwese mwaje mwansanze hano kuri page ya Facebook. Rero ko nafashe n'igihe kinini kugira ngo mbaganirize, kugira ngo mbasome kino gitabo. Kuwa kane tuzakomeza, ejo ni mu Gifaransa, nabwo bizabera hano kuri page ya Masenge Agnes, ariko amazina yanjye musanga muri hasi Mukazibira Marie Agnes. Ariko nkunda ibintu bijyanye n'umuco, nkunda gutarama, nkunda kubungabunga umuco, indangagaciro z'umuco wacu uraryoshye zirimo. Twese dufatanye tuzibungabunge, cyane dusome ibitabo, duca imigani, dusakuze, dutebye, twishimane nk'abavandimwe nk'abanyarwanda, cyane ko ururimi rwacu ruduhuza. Nasuhuje imihanda yose, reka mbashyiremo aka karirimbo, usigara amahoro uwo dutanganye wenda tuzabonana. Umva amagambo arimo. Cyumubabaro umenera ibanga, abatakumva ukavugana n'ikirere. Usigara amahoro dutanganye wenda tuzabonana. Mwese mwaje ndabashimiye cyane, mwansanze hano kuri page Facebook. Nibandi batarize byamanzaganya, kubura abakunzi byamanzaganya, kikazashira akabonaga bakabona. Usigara amahoro dutanganye wenda tuzabonana. Amaherezo yamaraniye kakubabaze,
usigara amahoro uwo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. sigara amahoro udutanye tutanganye wenda tuzabonana. Igihe tuzaba turi kumwe uzampoza nk'uko nzamuhoza, ntakwikura nshaka kukubona, njye nzamagana ikikubabaza. nzamagana ikikubabaza. usigara amahoro uwo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. ngaho rero mwakoze kubana natwe, Uwiteka akomeze aturindane. Ntimwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza, ukore subscribe kuri channel YouTube yacu yitwa Masenge Agnes TV umuco na siporo, ariko mushyizemo n'amazina yanjye naho birijyamo, ariko naho mushyizemo Masenge Agnes TV muratubona. Mutumire n'abandi bajye baza gutaramana, tubungabunga umuco wacu, indangagaciro ziwurimo. Uwiteka akomeze rero aturindane, musigare amahoro abo dutanye tutanganye wenda tuzabonana. Tuzongera guhura kuwa kane amasaha nk'aya ngaya saa 2 n'igice mu isaha y'i Kigali. Bye. Uwiteka aturindane, mwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Dufatanye turwanye coronavirus. Uko mwava munyibagirwa se ntibimbeho, uyu munsi n'ejo hazaza, musigara amahoro abo tutanganye wenda tuzabonana. Bye bye. Imana ibarinde.